Bakunzi ba Keopi rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe turimo turagana mu mpera z'umwaka wa 2025 tubifuriza gusoza neza twawubanyemo igihe kibaye kirekire. Uno munsi ikiganiro ngiye kubagezaho kirareba amategeko n'umuryango. Bizo ni gukunda ajya kumbaza ngo iyo abantu uko numva abantu ibihumbi hafi 59 biri hano na amadeni abiri y'abantu bashima ibyo ukora ugomba gukomeza muri uwo mujyo. Niba bashima ko ari byiza bikaguma ari byiza, iyo ni ideni rya mbere. Ideni rya kabiri nanone ni cyuko nukudahindura umurongo. Ideni rya kabiri nukudakura mu ruge. Donc agomba kuboneka ibivugwa ariko none bikanozwa bikagira ubwiza. Mwana wanjye ni wumvise gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwukuzi. Mwana wanjye ni wumva ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze ku mihana y'abandagaye. Gaye nguko nuko dutangiye ikiganiro. Uno munsi rero tugiye kureba ibibazo byinshi biri mu muryango tubihuza n'amategeko uko bikemurwa. Hari kesi imwe ya Rusizi aho umuntu yakubise umwana bimuviramo ubumuga ariko noneho icyaha penal aragifungirwa, ariko icyaha civile bagiye gushaka indezo basanga umutungo abavandimwe bamaze kuwandukuza kuwumukuraho. Niko inkuru numvise kuri radio 10 ivuga. Ndaza kureba turebe noneho ama responsabilité y'abantu bari hafi y'uwo mwana. Hari kesi ngari ya Kibungo ivuga irimo umugore wihesheje Gatanya umugabo adahari, hanyuma yandukuza imitungo, hanyuma biramufungisha yinjira muri gahunda ya pre bargaining iri itavugwaho rumwe. Abanyamategeko benshi bagiye bampamagara bambwira bati ibigi buzabituvugire uko byamamazwa, uko gahunda iteye, uko Chief Justice abivuga siko bikorwa hasi. Hanyuma ejo nabwo hari umuntu nawe uri Gisenyi wampamagaye ambwira kesi y'ukuntu yumvishe ngo igeze mu rukiko rw'ubujurire, ariko n'abana bashaka kuzungura mu keba wa nyina. Ubwo ni ijyanye n'izungura. Hanyuma kesi yindi yoroheje nayo y'umuryango n'umugabo umaze iminsi amamagara wibweramvura, avuga ko umugore yamutanye abana babiri, ariko noneho azanira andi makuru ambwira ngo umugore amubwira ko umugore yageze amaze guta urugo, yageze hanze y'urugo ngo bamutera inda, hanyuma ngo atangira gusaba indezo uwari umugabo we, amusaba n'umutaka wo gutwikira umwana. Hanyuma amubaje ati ese wabajije wayiguteye? Umugore ati simuzi. Byo nabyo biba bigoye, haba harimo n'ikinyoma kuko kugira ngo ni gakeya cyane umugore uvuye mu rugo ntago yagenda ngo agiye kuba uwa benshi ku buryo atamenya n'uwamuteye inda, ahubwo wenda ni bya bindi ati nzamutsinda nk'abakuru. Indi kesi ya Gisozi, uyu mugabo nawe yatangiye kumamagara mu rukerera mu gitondo tuhana gahunda ko turabonana, ariko uko iteyeyo ivuga ko ari umudamu we w'umucuruzi ngo yasabye inguzanyo batabyumvikanye ya $65,000. none umugore amaze kuzibona ahita afata abana arimuka asiga umugabo mu nzu yimukira ahandi. So ibyo byose rero turagerageza kubisesengura, niyo mpamvu niyemeje gukora njyenyine ko birumvikana. Uwo dukorana biba bisaba ko tuba dusangiye amakuru, kandi aya ngaya aya nayanjye njyenyine byansaba kubanza nkayamwumvisha nkamwigisha, ariko ntabwo god. Dossier ikomeyemo ni ya Kibungo, niyo mfite detail nyinshi kandi ni ndende. Reka mere ku ya Rusizi. Mu nkuru ko bivugwa Gitifu avugamo, donc umuntu wakubise umwana
by'ubugome ashaka no kumushyira kumutaba muri wese. So umwana arangirika ubwonko yakuyemo ubumuga, uwabikoze yarafunzwe. Ariko kuri ino saha muri bwa bumuga no kuvuza umwana, umubyeyi we yavugaga ko ngo babahaye proforma ya facture irenga miliyoni 5 kandi yagombye kuvuzwa n'uwo wamukoreye icyaha wamugize atyo. Noneho icyabaye nuko abagize umuryango w'uwo wamukubise bagiye bakamukuzaho imitungo yose. Nkurikije ukuntu nabyumvise ntabwo gitifu yabivuze neza cyane. Ibi bintu bikeneye ubundi buvugizi. Karadona haguruka mu dushakira abavoka bari specialize mu kuburanira abana, kuko inzego zibanze nazo ntago ziri kubikora neza. Turabizi turaziranye twese, buri wese umutungo agira aho ukomora. Nta mutungo cyane cyane umutungo w'ubutaka hano wavuga ngo mu myaka 50 utarigeze utunga ngo uvuge ngo wavuye mu kirere. Ikindi nta muntu ukura afite aho avuka wageze imyaka 30-40 adafite ikitwa itakarye cyangwa se ikitwa umutungo we. Aho avuka bashobora kumuha umugabane cyangwa se nubwo bitari itegeko, cyangwa se akabona akazungura ababyeyi be. Ariko ikindi ntibuka neza, abanyamategeko bari hano ndabizi muri benshi, ibintu byanyu nimbivuga nabi muzaze mu bisobanure, ahangaha ni iwanyu. Nibuka ko hari principe yavugaga ngo responsabilité pénale ari individuelle, noneho responsabilité civile ikaba collective. So rero gitifu niba tabizi cyangwa se ari ubushake bukeya, ntabwo byavuga ko uyu muntu wakoze iki cyaha wagize umwana gutya wamugize ikimuga, uyu muntu ntabwo byavuga ko nta mutungo na muke afite. Atanawufite nanone nabo babyiyandikishaho, nabo bafite iyo responsabilité kuko umuvandimwe wawe ari we wakoze icyaha. Niko mbitekereza. Nizere ko mbivuze neza. bato mu Murisa na ba Yose zirahiga mu Nkosore n'abandi. Byashoboka ko umuntu yavuga ngo nta mutungo afite. Ubwo gitifu yavugaga ngo yahamagaye ngo ku karere ngo abashinzwe ubutaka ngo babarebere ngo niba ubwo butaka bwarigeze kwandikwa kuri uwo muntu wakoze icyaha. Ibyo uko byamera kose nta nubwo bigomba ubuhanga buhambaye, kuko buri wese umutungo umwanditseho abahanditse igihe yawuboneye, hanyuma akamenya igihe yawuboneye mbere wari uri mu maboko yande, we yawubonye ati ni impano yaraguze, ibintu nk'ibyo, inyandiko z'ubugure, ibintu nk'ibyo. So ikigaragara rero nuko ushobora gusanga uyu muryango utishoboye. Umunyamakuru wayikoze namutumyeyo, yambwiye ko azabikora mu cyumweru gitaha, ariko ushobora gusanga uyu muryango wenda utishoboye, cyangwa se kubera kurwaza umwana badafite umwanya wo kubyirukankaho ngo basobanuze neza, cyangwa badafite n'ubwo bumenyi. Niyo mpamvu banzanye ikiganiro nk'iki, abantu babunganire. Kandi birashoboka cyane ko umuntu akimara gukora icyaha kwikuzaho imitungo birakunda cyane, bakunda kubikora, ariko abantu bakoze iperereza ryimbitse babibona. Iyi case iraza kugaruka ku byantuza ku bya Kibungo, nayo iyo case irimo. Ndabyibuka hari umuntu niba gikurikiranywe simbizi wahoze mu bitaro bya Gahini, wari ufite imitungo Musanze na Rubavu. Amazina ntabwo nyibuka neza ko hashize igihe n'imbere ya corona. Ariko uwo muntu mu gihe yaratangiye bageze mu rukiko, dosiye imaze kugera mu rukiko ngira ngo Ikibungo, nawe yahise asaba Gatanya imitungo yose ijya ku mugore kugira ngo atakaze, nagira n'ibyo aryozwa basange nta kintu na kimwe afite. Ariko nabyo abantu babishyizemo ubushake, abantu bashobora gusaba Gatanya ya Nyirarweshwa, wabireba imibanire yabo. Abantu bashobora gusaba Gatanya y'impimbano, ntago wabayoberwa. Ubu ni za mpamvu batanga muki, ariko icyari kigamijwe kuri uwo mugabo byari kugira ngo asibanganye imitungo, noneho mu byabazwa byo mu bitaro bya Gahini ntazabona ubwishyu. Abantu benshi iyo dosiye barayizi. Byari ibintu bijyanye ngira ngo amahugurwa y'abakozi y'abaganga atarabaga, harimo amareteni y'amafaranga akatwa ku mushahara w'umukozi
wenda ni buruse nayo kwishyura safari cyangwa beride cyangwa se amarateni yose ntago yageraga aho yagombaga kujya na case sociale bari batatu dosiye yarimo abantu batatu ari kumwe muri bo niwe namenye ko yahise abonye bizamuhama ahita asaba Gatanya kugira ngo byose bijye ku mugore. So na Gatanya rero yegeka imitungo yose ku muntu umwe nayo abantu bayibazaho wenda ikibazo nuko abantu batabiha umwanya ariko nka transparency nzi ko ari byishinzwe ibyo bintu yakabaye bikurikirana kuki mwigabana ry'umutungo byose byajya ku muntu umwe kandi noneho kuki Gatanya umuntu yajya muri Gatanya afite n'indi dosiye penali arimo. So nuko nguko ibi rero ibi bya Rusizi tuzagerageza tubikurikirane ntago navuga ngo ngiye wibwange nzigirayo ariko umunyamakuru wayikoze ni namara kuyinkorera neza nzongera mbona izindi detaye ariko ushobora gusanga no muryango utishoboye udafite umwanya kubera kwita ku mwana nta n'ubumenyi wenda bafite bakaba iyo mitungo ariko bavuga ko iyo mitungo uwakoze ibyaha imitungo yose bahise bimwandukuzaho ku buryo ubu noneho ni insolvable kwa ni zero kintu ni sa kintu so biraba hose umuryango we hanyuma noneho tuzagaruke no kuri ako kantu ka responsabilité collective mu cyaha kiri civile. Iyo ni case ya Rusizi wabanze ibyoroshye Kibungo ndaza kwigarukaho nyuma kuko irimo n'ibintu bijyanye na mategeko menshi. Hanyuma iyi case nabwiye ya Rubavu na abantu ni umuryango w'abana bambwiye 13 bavuka ku bagore babiri umugore umwe yabyaye abana 9 undi abyara abana 4 hanyuma isu babyara agiye gupfa agabanya abagore be n'abana arabaha hanyuma nyina w'abana nyina umugore mukuru nawe apfuye abo ku mugore mutoya baza aho bazunguye kuri nyina noneho umugore mukuru apfuye nabo baza gushaka kuzungura bavuga ngo ni ingarigari yase kandi nibaza ko mu mategeko yari ibintu byakozwe neza umugabo ufite abagore babiri yapfuye buri mugore amugeneruwe n'abana bagahabwa niko bambwira ariko ngo bigeze kure muri kigo rw'ikirenga aho rero bavuga noneho kuri no saha bambwiraga bati dufashe twatanze mu rukiko rw'ubujurire bavuga ko batanze idosiye mu rukiko rw'ikirenga bavuga akarengane noneho dosiye uko itinda mu gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire itariki yararenze barimo bambwira ngo uwisiye ari kubapresa ko agiye gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire bakambwira bati se nande bavuga se umwanzuro niba byasaba ko mubwira urukiko rw'ikirenga cyangwa se mukareba umunyamategeko wanyu akababwira niba iyo mwajuririye akarengane bigenda bite ese umwanzuro washyirwa mu bikorwa kandi hari ubujurire bwo muri bwo hejuru ku bijyanye n'akarengane ibyo rero urumva nyine mba mbizana ntari ibyo mba ntazi aka kabwira mvura ko karoroshye cyane ariko si cyane kubera ko no mugabo amaze iminsi anganyira deja n'umwana we ntago yakoze ikizamini bamwirukanye ku ishuri yigaga mu burasirazuba mu cyumweru gishize avuga ko ari ideni rya minerivare umwana umwe uwigaga ntiyakoze ibizamini kubera kubura minerivare undi afite mu rugo abavuga ko atabasha kubona ibyo amugaburira yakunze kubisaba ko namukorera ubuvugizi abantu bakamufasha ndamubwira nti nzashaka umwanya uze kuri kamera ariko murabizi nyine kamera nazo biba bisaba guhuza kameramani nanjye n'uwo mutumirwa nabyo ari ibintu bitakunze kudushobokera kubera umwanya mukeya n'ibintu byinshi tuba dufite byo gukora. Uwo mugabo rero ubwo yabimbwiraga impungenge nagize ko simbabeshye hano kuri no mihanda hari abantu benshi bagaragaye ko bakora ikintu kimeze nka fundraising babyita inyungu z'aba victime z'abatishoboye ariko bikahinduka inyungu zabo ku giti cyabo. Nge rero naravuze nti reka kiretse umuntu aje akabyivugira akitangira nimero ye ejo atazagira unyitiranya nabo ngabo ati uriya kira gisaza cyashonje ahari none kirashaka gusaruza oya ukeneye ubuvugizi ukeneye ubufasha bisaba ko abyivugira
mfite umwanya namwisangira aho ari cyo nagikora, ariko kuza kumuvugira atagaragara ntabwo bishoboka. Mu mbabarire kandi muri benshi n'ubu hari nabo nemereye kuzasura bitarankundira za Gakenke bahora bampamagara y'abadamu babiri, ntabwo biranyorohera, ariko ndabizi neza ko ubundi navuga ko nabuze transport, ariko narabyemeye ko nzagiye kubera ko umujyi wa Kigali wampaye karubira, wampaye akazi mvanamo amafaranga, ibyo ni bisanzwe. Okay, uyu wa Gisozi we rero nawe namuhaye rendezvous ntiyaza, yica isaha, yagomba kuza nkabyumva neza, ariko yanyandikiye ambwira ngo umugore wanjye aracuruza mu Gakinjiro, hanyuma yagiye mu bintu by'ibimina na betting, hanyuma ahurirayo n'izindi nshuti nyinshi, baramushuka agenda ahinduka, hanyuma none bigeze kuri level afata inguzanyo ya miliyoni 65 ntabizi, na banki yayimbwiye nubwo ntayivuga ko nanjye wenda hari igihe nanjye nazayikenera, kandi ntabwo iyo ntako sifite, ariko yatanze ingwate afatanyije umugabo atabizi. Ubwo twinjiye mu muryango n'amategeko, umugabo arahari ari ku Gisozi, uragiye ufashe inguzanyo, utanze ingwate umufatanyije, nyirayo atabizi. Buri sinzi ko bikunze kubaho, keretse ugaragaza ko adahari, simbizi. Bwo nabyo umugore yatanga ingwate nta kimenyetso cy'uko umugabo yabyemeye, simbizi. Hanyuma rero akimara gufata iyo nguzanyo, yahise asiga umugabo mu nzu, afata abana arambuka ajya mu wundi murenge, ava muri Gisozi ajya muri Jabana. N'abantu mwe rero mujye mudufasha ibi bintu, ngewe hari ibyo mba numva nzi ntarabyiza ari ukubireba muri rusange, ariko nk'iki cy'inguzanyo pe naba mbabeshye, kugira ngo umuntu afata inguzanyo atanze ingwate y'urufatanye kandi barasezeranye ivangamutungo, hanyuma inguzanyo ayibone, ariko ikishya nuko yayifasha agahita ava mu rugo. Noneho umugabo yambwiraga impamvu nashakaga ko tubonana, yambwiraga ngo umugore yagiye mu buyobozi ajya kumurega ibintu byinshi byo kumvikanisha impamvu nyine yamusize mu rugo akagenda, ariko guturuga umaze kubona miliyoni 65 kandi wagwatirije umutungo w'umuryango, nabyo murabyumva nyine ko umuryango wacu ntago bikiri byiza. Kandi banze namamaze noneho, hanyuma nze kuri no dossier ya Kibungo. Premium Construction Group ni itsinda ry'aba engineer b'abahanga, barimo abanyarwanda n'abanyamahanga, kandi bakira abajene b'inzobere mu bijyanye n'inyubako, ibikorwa remezo. So baratwisunze n'abafatanye ko tuzamarana igihe kirenze umwaka, baratwisunze ngo tujye tubasura mu mashanse tumenye ibyo bakora, hanyuma tunabatumire baze muri studio nabo babyivugire. Mu byo bakora rero bareba, bajya inama mu bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka, bakajya inama mu nyubako ikwiye kujya ku butaka runaka, bakagukorera plani, bakakubakira, byaba na ngombwa ukeneye abawukipa inyubako bakagufasha. So bafite rero ishami rya Remera hariya imbere ya REB, munsi mu muhanda ahareba Nyagatovu imbere y'umunara, bakagira n'ishami rya Rusizi hafi y'isoko, rishobora gufasha aba Karongi, Nyamasheke na Rusizi cyangwa na Bukavu. Numvise ko noneho n'aba Bukavu. Hanyuma rero ubwo mwabahamagara kuri 07844257 cyangwa se mukabahamagara kuri 0785998046. Twagiye rero kwa Musonera Sostene, muri weekend bazaba bafite igisope, umuntu yanyarukirayo, ni hariya mwizindiro da Vista Kigali, na akabari k'umugabo wahoze twakose dukorana umunyamakuru, gafite service icyokezo, kureba imipira, kuzana igisope, amasare y'inama n'ibyumba byiza cyane rwose, narabisuye, bifite akabaraza cyangwa bikaba bifite salo, ku buryo mbese biba byisanzuye. So rero nabo abakunda igisopa, abakunda kureba imipira, abakina na biyari barayifite, narayibagiwe. Ni hariya mwizindiro, uzamutse urenze kwa inzira ukagera mu kizunguruko kinini kirimo umuhanda ujya Masoro kuri kaminuza, winjira mu nganda, nuzamuka Bumbogo na Azamu. Nuvuga ngo abantu bose bakora muri kiriya gice mushobora kuba mwahekera nabo mu yandi makaritsiye mwahagera, kuko ntabwo ari kure cyane. Muzahamagare Musonera kuri 0785408040.
mumubwira ibyo mushaka, ushaka kuba uhagurutse nk'inyamato ukavuga uti ako gakoko nsange gahiye, ibyo byose birashoboka. Good. Iyi dosiye nubwo nayicishijemo amaso cyane, harimo ibintu bitatu. Umuryango nka foyer, umuryango mugari, amategeko n'ubucamanza. Turi mu cyumweru cy'ubucamanza nk'uko bisanzwe iteka. Dosiye uko yatangiye, umugabo yakoze umugabo asa n'uwaguye mu cyaha, reka mbyite gutyo. Hanyuma batagiye kumukurikirana dosiye, arahunga, niko nabivuga. Ahunze n'ubundi nyuma ibwo byabaye nko mbere ya corona gatoya. Nyuma ahunze binarangira n'ubundi ya dosiye ishinguwe, ushobora kuba yaraburanishijwe hari akagirwa umwere. Yagarutse nyuma ya corona, yagarutse ejo bundi muri 2025. Ariko ku cyaha yari yaguyemo, wampaye makuru ntabwo ari ibi ngiye kuva, ntabwo yabimbwiye, ariko nabimubwiye ko ariko mbikeka muri za metero. Kuba ku cyaha yari yaguyemo cyaha kijyanye n'ubusambanyi, ubwo ndashaka kujistifia amakosa y'umugore we. Umugore yabonye agiye, ntako gashiya ko kuvuga ngo umugabo yansambaniyeho, ahita planinga gusaba Gatanya, ishingiye ko umugabo adahari. Hanyuma Gatanya agiye kuyibona, imitungo abanza kuyandikisha kuri nyina. Ubwo twavuye mu rugo tugeze ku muryango mugari. Imitungo yose yashakanye n'umugabo mbere ya Gatanya ayandikisha kuri nyina. Mu byitwigabana bisa naho ntacyo bafite. Gatanya imaze kuboneka, umukobwa ajya kwa nyina ati nsubiza bya bindi nakubikije, nakuragije. Ubwo yarazi ko umugabo atazagaruka. Umugore imitungo irongera imusubiraho wenyine nk'utagira umugabo. Umugabo aragaruka, agarutse umugore ati imitungo mfite dore n'ikimenyimenyi nayibonye mu gihe utari uhari, nayibonye nyuma yo kubona Gatanya. Nuko hanyuma umugabo arabikurikirana mu rukiko, birangira aba babyeyi bombi bafunzwe, umwana na nyina. Harimo kutavugisha ukuri, harimo inyandiko zitavugisha ukuri. Umukecuru akamubwira bati umukobwa akavuga ati imitungo ayikomoye hehe? Bati niyo mama yampaye. Wese ayikuye hehe? Mukecuru bite? Ati imitungo yari y'umugabo wanjye, nyayaye umwana wanjye. Hanyuma se mu bana ufite kuki yose bayirunze kuri uyu umwe? Wowe wari warayikuye hehe ko bigaragara ko ukibana n'umugabo iyo utari uyifite? Kabyumvise iyo abantu bafashe umwanya ko ibintu ushobora kugenda ukajya ikintu cyitwa umutungo cyo, usibye wenda keretse ikaramu, isaha, ishati, ariko na telefone irengeje 100,000 ntabwo wavuga ngo yaje gutyo. Noneho ibaze hajemo inzu, hajemo ishyamba, hajemo urutoki. Kuko inzu yo ntiwanayibona utarigeze ugura ikibanza, kandi nyuma yo kugura ikibanza usaba icyangwa cyo kubaka, kandi kubaka werekana abafundi bakubakiye. Ntabwo ruvuga ngo inzu yaraje pa. Mukecuru akabaza ati ese kuki ibintu byose wari ufite wabihaye umwana umwe? Agakanja amanwa. Baba bamunazemo, amazemo amezi 4 n'umukobwa we. Hanyuma rero aho ruzingiye rero, banyamategeko mudukurikiye, nyakubahwa Chief Justice, ni ikijyanye na pre-bargaining. Abantu bamamagaye nibyo bambwiraga kuko barabibonye
ejo bundi dutangiza icyumweru cy'ubutabera mushima ko mbikora ubwo nyirango impamvu ari kuza bose babibwira ngewe nuko wenda bazi ko babonye ko ibyo mvugiye aha bikurikirwa na benshi. Uko byagenze umwavoka wa bano bantu yarababwiye ati dore mufunzwe no kuba mwarabeshye urukiko nimuvugisha ukuri nyakuri hanyuma mubishikirize umushinjacyaha abashyire muri gahunda ya pre-bargaining. Icyabaye ni iki? Barandika bose no bavugisha ukuri barerura bavuga ati umukecuru ati umukobwa wanjye yabonye agiye kubona Gatanya n'umugabo we anyandikisha imitungo, amaze kubona Gatanya nanjye ya mitungo nyimusubizaho. Mbese bavugisha ukuri kwa uko byose byagenze. Ntago ndi bubisome ni ibintu byinshi ariko mfite inyandiko y'urukiko yo ku itariki 8 z'ukwa 12 ubwo n'umusibejo. Mfite inyandiko iyibanziriza yo ku itariki 3 aha niho murabisoma mukumva nyine mukagira ibyo mwumva. Nangiye kubyita gahoma munwa ariko ntago ari ngiye wo kubyita ntyo. Iri baruwe gusaba ubwumvikane yo mu kwa 11 ngira ngo yego yes inyandiko yo kuvugisha ukuri yo mu kwa 10 iyindi yo kuri 29 z'ukwa 11 kwa 10 n'iyindi yo kuri 3 uko byagiye muri system. Nagiye gusoma byinshi icyabaye niki muri izi nyandiko 3 ziragira abantu baranditse basaba kuvugisha ukuri. Ize 3 za nyuma nizo nkaho ariho zose niho ruzingiye ntagiye muri detaye. Hano iyi ngiyi iravuga ku itariki 3 z'ukwa 10 iyi kopi ni yavuye muri system. Itariki 3 z'ukwa 10 baratsetse nyakubahwa procureur en chef parquet grande instance Ngoma. Nyakubahwa procureur shingiye ku mabwiriza perezida w'urukiko rw'ikirenga nimero 001 bare 2025 yo ku itariki 3 z'ukwa 9 2025 agenga ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha cyane mu ngingo ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatandatu n'iya 12 mboherereje ku mugereka inyandiko yaba baburanyi babiri umwana na nyina basaba ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ku cyaha baregwa ndetse bagahuzwa na irizina n'umugabo wa mugabo bari imitungo bakoreye icyaha ari nawe watanze ikirego kuko babona ari cyo gisubizo cyari kitezwe ubwo yatangaga ikirego byakemura ingaruka z'icyaha. Reka mbibutse ko iyi niyo mu kwa 10. Mbibutse ko bombi impande zombi zasabye ubwumvikane. Hanyuma uko babimbwiye biratinda. Iyi niyo ku itariki 3 z'ukwa 12 yego kuri 3 z'ukwa 12 iburanisha mu ruhame ryo kuwa 3 z'ukwa 12 2025 ubwo ni kuwa 3 w'igishizi teje y'Ingoma ubushinjacyaha buburanamo n'aba badamu babiri umukecuru n'umukobwa we baragira bati ruhamagaye urubanza rusanga aba badamu babiri bitabye bunganirwa na metre runaka ubushinjacyaha buhagarariwe na procureur runaka. Hanyuma bahijambo uwunganira baregwa igisubizo umwunganizi umwavoka yasubije twari twandikiye ubushinjacyaha ko habaho ubwumvikane bushingiye ku cyaha kuko nibwo buryo bwari kudufasha kubona ubutabera bwihuse. Ibyo turabishingira ku ngingo ya 26 CPP ubwo ni code de procédure pénale hari ariko budusubiza kuri icyo cyifuzo twari twabashyikirije. Iryo ni ijambo ry'umwavoka mu rukiko bamuhaye ijambo.
ubushinjacyaha umucamanza ati ubushinjacyaha urabivugaho iki? Igisubizo cy'umushinjacyaha, icyo mbivugaho nuko ubu tutabemerera ubwo busabe kuko bisaba kubanza kubisuzuma, ariko kuko bitabayeho turasaba urukiko kubifataho icyemezo ku busabe bw'uko habaho ubwumvikane. Bahita banzura hari ku itariki 3 z'ukwa 12, hanyuma umucamanza yanzura ko icyemezo ku busabe bw'uko habaho ubwumvikane kizasomwa ku wa 8 z'ukwa 12 2025 isaa 9 barasinya. Ngira ngo mwakurikiye uko byatangiye, ntanze kujya muri details z'ubusabe, ariko bigaragara byagiye muri systeme ku itariki byinjiye muri systeme ku itariki 3 z'ukwa 10, hanyuma nyuma y'amezi 2 hano bije umushinjacyaha nta mwanzuro abifasheho, asabye urukiko kubifataho umwanzuro. Urukiko narwo rufata umwanzuro ko ruzasoma uwo mwanzuro w'ubwumvikane ku itariki ya 8, ubwo no musibejo hashize kuwa mbere. Ya nyuma ntago nshaka kubatinzira, yari ibintu bikomeye bisaba, ntago ari nk'uko biba byinshi. Hanyuma ejo bundi ku itariki ya 8 z'ukwa 11 z'ukwa 12 2025 isaa 9 n'iminota 40. Ntago ari saa 9, saa 11. No, saa 9. Bati baragira bati ndajya muri rwemeje urukiko, icyemezo cy'urukiko. Ibibanza biri ntuza ni ibijyanye n'imyirondoro. Yego, okay. Icyo baregwaga reka nkirebe, ubushinjacyaha ni bariya abaregwa ni bariya, hanyuma bakavuga bati icyaha baregwa ni fraudulent use of family property, gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya, ingingo ya 150. Hanyuma hakabamo n'indi ngingo ya 9, illicit enrichment, kudasobanura inkomoko y'umutungo. Niyo akabaho n'indi batashyize itegeko bavuga ngo money laundering, iyeza ndonke. Abo ni abadamu babiri, umukecuru n'umukobwa we. Hanyuma ikiregerwa mu rwego rwa mbere rw'iburanisha. Hanyuma rero katujye ku mwanzuro, court decision, icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ubushinjacyaha buvuga ko bwangiye aba babyeyi babiri gukorana nabo amasezerano ashingiye ku kwemera icyaha. Urukiko rwemeje ko ubushinjacyaha buvuga ko bwangiye aba bagore babiri gukorana nabo amasezerano ashingiye ku kwemera icyaha. Bwangiye rwemeje ko nta bubasha urukiko rufite bwo gukorana n'aba badamu babiri amasezerano ashingiye ku kwemera icyaha. Rutegetse ko iburanisha mu mizi ry'uru rubanza rizakomeza ku wa 5 z'ukwa mbere, tariki 5 z'ukwa mbere 2026 isaa 3. Nuko rukijijwe none ku wa 8 z'ukwa 12 2025. Nahangaha ruzingiye. Pre-bargaining uko bari kuyimbwira, bavuga ko urukiko rw'ikirenga ruyigisha mu magereza mu kiro cy'umuriro azayigisha, ariko gushyirwa mu bikorwa ngo bikaba bigoye. Ni ibintu byavuye mu banyamategeko batari munsi ya 5, kuko nk'izi kesi nk'iyi kesi bivugwa ko kuri uru rukiko rwa TGI Ngoma haba uwo munsi harabaye
kuri uyu wa mbere tariki 8 habaye kesi zirenze iyi ngiyi zose z'abantu bari barasabye pre-bargaining bajya mu gihirahiro ntago bangiwe ntago ntibemerewe ntibangiwe kuko byageze mu rukiko aho ubushinjacyaha busaba urukiko rwo ko ari rwo rwemeza kandi atari ko amategeko abiteganya. Abantu baryana inzara abavoka bajyamo bakora icyo twitaga mu giskuti kwendo patrouille ibi bintu ni ibiki so babimbwiye rero bavuga bati twakubonye mu gutangiza icyumweru cy'ubutabera twumva na Chief Justice akuvugaho mutubwirire ko pre-bargaining ubwumvikane pre-bargaining itari gukorwa neza kubera ko niba ari itegeko bampaye itegeko ridateganya umushinjacyaha abisuzuma ashingiye kuki asubiza mu gihe kingana iki abyanga ashingiye kuki utakwishimira kuko abantu babiri bo barabyisabiye ari umugabo yarabyemeye ari nyirabukwe n'umugore barabyemeye ariko ubushinjacyaha bugera ku munsi wiburanisha butaremeza niba abo bantu bemerewe pre-bargaining bigera mu rukiko bigeze mu rukiko umucamanza abaza ubushinjacyaha ati murabivugaho iki ntabyo twemeye koko okay dore ngibi umushinjacyaha ati icyo mbivuga bati umushinjacyaha urabivugaho iki icyo mbivugaho nuko ubu tutabemerera ubwo busabe kuko bisaba kubanza kubisuzuma ariko kuko bitabayeho turasaba urukiko kubifataho icyemezo. Harya ubwo ibi ni byavuzwe ku itariki 3 harya umucamanza yabaza umushinjacyaha ngo kuki mutabisuzumye ikigaragara byari byujuje amezi 2 itegeko riteganya ko bimara amezi angahe kuko tutabisuzumye kamvuga utuntu tubiri uko bambwiye nanjye uko nkeka biravugwa kubera pre-bargaining ifatwa umwanzuro wa pre-bargaining ufatwa n'umushinjacyaha wenyine biravugwa ko abo bavoka bampamagaye barakeka ko umushinjacyaha ashobora kubiprofita akagira icyo yaka kandebe dore banyandikiye ngo ikibabaje iyo Chief Justice abyigisha akora campaign mu magereza ntabwo ababizi itegeko ryo ryafasha abantu ariko bene kubishyira mu bikorwa ni ikibazo ninde ubishyira mu bikorwa ni umushinjacyaha ati iri tegeko nta musaruro rizatanga gusa rizaha abashinjacyaha urubuga rwo kurya ruswa utabahaye ruswa bamwihorere uyibahaye nabi nayo bayimurege bamufunge ibintu birakomeye itegeko bampaye kopi yaryo ariko ingingo hano baragira bati ingingo ya 2 ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ni inzira ituma uregwa yemera kwemera icyaha nk'ingurane yo kugabanyirizwa umubare w'ibyaha akurikiranyweho cyangwa isezerano ahabwa n'ubushinjacyaha ryo kutamusabira igihano gisumba ikindi giteganyijwe n'itegeko. Izo ni avantage za pre-bargaining. Nuvuga ngo umushinjacyaha afite ububasha bwo kuyemera atabyemeye ntago bimubaza sizira yakaba yakora raporo akavuga ati nayibimye kubera iyi mpamvu nyibahaye kubera iyi mpamvu hanyuma kubera ko inyungu zirimo kugabanya umubare w'ibyaha washinjwaga n'ibihano bakabyoroshya so nuvuga ngo ningaho aba aruciye akagusabira ibihano byoroheje so izi mbaraga rero afite nibo bambwiraga banyandikira bavuga bati ashobora guprofita akagira icyo asaba nka motivation yewe si binana babeshya aruwanyongore yambwira ko
no kuri no dosiye ya bano ngo umwavoka w'aba badamu babiri yababwiye yavuze ko umushinjacyaha yamubwiye ngo bino bintu bikeneye motivation. Chief Justice, motivation. Umuntu ufite dosiye yasabye motivation, ngira ngo ayo materime ngira ngo muri transparency barayazi. Akantu, umuti w'ikaramu, ikiziriko cy'inka, motivation ku mukozi wa leta. Ngayo nguko. Ikindi rero ingaruka tugaruke ku muryango. Ubwo akako rwose nagira ngo abantu bakumve, abiga amategeko, abayashyira mu bikorwa, abashinzwe kuyarinda tujyanemo, abantu babyumve kimwe. So baravuga ko ikijyanye na pre-bargaining, abanyamategeko bavuga ko ubu bubasha umushinjacyaha afite ashobora kuexerisa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ashobora kubyanga, ashobora kubyemera, ashobora kubikereza, ariko hakabaye havuga ngo mbyemeye kubera, mbyanze kubera. Ariko imbere y'umucamanza umushinjacyaha yavuze kubera ko tutabashije kubisuzuma. Umushinjacyaha ati icyo mbivugaho nuko ubu tutabemerera ubwo busabe kuko bisaba kubanza kubisuzuma. Kubanza kubisuzuma bimaze muri system amezi 2. Itegeko riteganya ko bimara mangahe. Hanyuma utabisuzumye abibazwa nande. Kubanza kubisuzuma. Ariko kuko bitabayeho turasaba urukiko kubifataho icyemezo. Kandi mu itegeko ubwo muragubizo mufashe nyine. Mu itegeko ntaho bateganya ko ari urukiko rusuzuma ubusabe bw'ababuranyi kubijyanye na pre-bargaining. N'ububasha bw'umushinjacyaha. So niki kibitera rero? Hariho rero abantu bashobora kuba bareba bakamenya ngo uyu nguyu yashizemo amananiza kubera ari ikindi akeneye. Nuko mbyumva. Ikindi bambwiye nuko aba bana ubwo ngarutse ku muryango. Uyu muryango namwe ni muwumve. Umuryango wamaze imyaka 5 utabamo umugabo. Hanyuma hagataho umugabo adahari agahabwa Gatanya atabizi. Mu gutandukana imitungo nkuko nabibabwiye, umukobwa yihisha kuri nyina, bajya kugabana mwigabana ry'imitungo basanga nta kintu ariho. Hanyuma amaze kubona Gatanya ya mitungo nyina arayimusubiza, ariko ayimusubiza nk'utagira umugabo. Ibyo nibyo aufete naho ngaho ruzingiye. Ibi rero bifite ingaruka mbi cyane kuri ino miryango yombi. Abana bo ubwabo ngo ntagifite courage yo kujya ku ishuri. Baricara babwira se ngo kuki wafungishije mama. Nubwo bari batoya cyangwa batabibonaga ko bizagira ingaruka, igihe se atarahari ntago bashoboraga ntibari bazi ibyo nyina arimo na nyirakuru. Ariko ntabwo uyu mugabo ntabwo nuko ari abana nyine abegereye umuryango bakabaye bumvisha abana nyine ko uyu mugabo nawe ararengana. Niba yarakobokeye imitungo akagira ibyago akagwa mu cyaha, bikaba ngombwa ko asohoka mu gihugu, nyina kuki yagiye gusaba Gatanya? Iyo aguma muri iyo mitungo n'abana be aho umugabo azagarukira n'ubundi akaza ayisanga yakoze amakosa, ajya kuyandikisha kuri nyina. Iyo nanone iyo uyu mukecuru adasubiza imitungo umukobwa, uyu mugabo aba yaragarutse agasanga umugore ni saa kintu, noneho hakabasige kumenya ngo iyo mitungo yagiye kuri nyirakuru. Ubu haba hakurikiranwa nyirabukwe wenyine ko atabasha gusobanura iyo mitungo aho yayikuye. Ariko urumva ni ikibazo. Abana rero atari kuba wenda babuze na minerval, ariko n'ubuzima burahinduka. Niba babanaga na nyina akaba adahari, ise na nyina bari mu manza, iyo moralite yo ntibaho. Nta mwana ushobora kujya mu ishuri ngo yige bakora ikizami azi ko nyina ari muri gereza, azi ko se ahungutse ari aho abundabunda, azi ko ababyeyi bari kuburana. Ahubwo ubwo yajya mu ishuri ise na nyina bari mu rukiko ataje kureba, cyetse byaterwa n'imyaka afite. Ariko umwana uzi ubwenge ntashobora kujya mu kibuga cy'umupira se na nyina bahagaze imbere y'urukiko. Ntabwo bishoboka. So ubwo rero no kuvuga ngo ikiza kitangazamakuru nuko ibibera hahishe, ibibera hari kure, iyo giterwa inkingi, iyo byatugezeho. Umurundi ni wavugaga ngo mbwire gito cyanjye icyo ubundi cyumvireho.
ibi niba bivugwa mu rukiko muri Ikibungo ushobora gusanga n'Icyangugu bihari, ushobora gusanga n'Igisenyi bihari. Umuntu ushinzwe ibyo bintu akanguka amenye. Natwe wenda nibidushobokera muri kino cyumweru nibyo navugaga, nukureba ngo za pre-bargaining zabaye zagize iyihereye isite zatanze uhe musaruro, cyangwa se hasabwe zingahe hemerwa zingahe mu buhe buryo, abagiye bazisaba bagasubizwa bishimye ku ruhe rugero. Ibyo ari byo umuntu agomba kureba, ariko nyine ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Aya mabwiriza nashimye ko akiri mashya, mabwiriza y'urukiko rw'ikirenga nayo mu kwa 9, ayo mu kwa 9 2025, no kuvuga ngo amaze amezi 3. Birashoboka haracyari uburyo bwo kubigorora. Ikiriho cyo ni byiza, nta wagombye kubirwanya. Twabivuze yo bushize, duhora tubivuga, nta wagombye kubirwanya, ahubwo barebe uburyo byashyirwa mu bikorwa, ntibigire ababirenganiramo cyangwa ngo hagire n'abandi bakirira mu bibazo by'abandi. Ubu bashobora gusanga bano badamu iyo pre-bargaining ishoboka, wenda bagomba kuba bagize baranarekuwe bakajya mu yindi mirimo. Umukecuru imyaka 70 ufunganywe n'umukobwa we, ibyo ari byo byakabaye yansa na sano ikagaruka. None abana batangiye kwishyuza se ngo yafungishije nyina, ariko ntago yamurengagije, nanone yafunzwe n'ubutabera. Gusa abo bana bakagombye kumva ngo yateye iyo ntambwe yo kuvuga ngo nibemera ibyaha, nanjye ndabyemera, kuko ntago yinangiye. Iyo yinangira byo byari gukomeza gutya, ariko nawe yaranditse, na nyirabukwe arandika, n'umugore warandika. Ubu kibazo kuri no saha uyu muryango ibibazo ufite, byaba iby'ubutabera, byaba iby'ubukungu, byaba ibiri social, barabiterwa na pariki. Kuko bombi bari bashyize hamwe, babasha kumva umukwe na nyirabukwe n'umugore we bavuga ati ubwumvikane. Hanyuma ubushinjacyaha ntibwabasubiza, birinda bigera mu rukiko, mwumvise uko yasubije. Umucamanza abaza umushinjacyaha, abaza umwavoka, avuga ati twasabye ubushinjacyaha. Bati umushinjacyaha aravuga iki? Ntabwo twabibemerera uno munsi kubera ko tutigeze tubisuzuma. Akabazo ko kubaza ngo kuki mutabisuzumye sinzi wakabaye akabaza, cyangwa se kagasubizwa n'itegeko. Ubusabe bw'ubwumvikane busabwa bute, busuzumwa bute, hashingiwe kuki, ni ibiki byatuma bwangwa, ni ibiki byatuma bwemerwa, mu gihe kingana iki. Ubwo ndizera ko amahirwe nuko nyine ari amabwiriza mashyashya ataramara amezi 3, kandi n'amabwiriza azashyirwa mu bikorwa n'abanyarwanda mu myaka yose u Rwanda rusigaje hataraboneka irindi bihindura. So bivuze ngo abantu bafatirana mu maguru mashya, ibintu bitarazamba, noneho bakagira ibyo bakosora. Ubwo n'ahandi biri kuba, n'abandi bashinjacyaha bari kubaho kugira ngo nabo batangire gukekwaho ko hari icyo bakungukira mu kwemeza ubwumvikane, nabo babyumve, bamenye uko babyirinda, cyangwa se bakora inama. Ubushinjacyaha bukuru bukoresha inama, butange nabwo andi mabwiriza avuga ngo dore bigenda bityo. Wakiriye dosiye yo gusaba ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, iyo dosiye imara amasaha autant. Yakunanira ukayohereza kuri mugenzi wawe wenda ugukuriye ku rwego runaka, byananirana ukabigira gute, ukabigira gutya, ku buryo ujya mu rukiko uvuga uti ubwira bakubaza, umucamanza yakubaza ko uti narabyanze kubera ABCD, cyangwa se narabyemeye. Ubu aba bantu rero barimo barasiragira ingaruka z'ibi bintu. Ntago naba mbeshye mvuze ko ziri ku bushinjacyaha, kuko abantu bo nkaho bamaze kwikiranura. Ab'imitungo ubwo numva bivuze ngo niba bamaze kwemera icyaha, izo makana kibagiyemo umukobwa na nyina zibafugishije amezi 4, nabo bamaze kumva uko buroko bumera, bemera gushyira ukuri hanze. Rero gukomeza kuvuga ngo biraburanwa mu mizi, nibyo bya bindi Chief Justice yavugaga ko urubanza rugatinda, rugatwara amafaranga, rugatwara imbaraga z'umushinjacyaha, umwavoka n'umucamanza na gereza bakagomeza bagabura ibigori, hejuru y'uko abantu bo ubwabo bari bagaragaje ubushake. So ngibyo byo bari bantumye,